nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukuri ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripazi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikibazo gishishikaje. Ese Bibiliya yadufasha guhangana n'indwara idakira? Muri iki kinyejana biragoye cyane. Hari indwara nyinshi zavutse zitanahozeho. By'umwihariko harimo indwara ziteye inkeke. Inyinshi n'izinakira nka kanseri, sida, diyabete, indwara zo mu mitekerereze, indwara zijyanye n'ubuhumekero ndetse n'izo mu maraso n'izindi. Indwara zishobora kuba nyinshi cyane kandi turi mu kinyejana kigoranye cyane rwose, ku buryo byagiye bigaragara ko indwara zakomeje gufata indi ntera. Nawe subiza amaso inyuma gato urebe ibyabaye mu mpera z'umwaka wa 2019 ubwo COVID-19 cyangwa se COVID-19 yateraga ku isi hose. Ibi bitugaragariza ko turi mu gihe cya nyuma kirimo indwara z'ibyorezo, intambara n'ibindi. Binasohoza ibyo Yesu yavugaga mu gitabo cya Matayo igice cya 24. Gusa ngendeye kuri iki gitabo nanavuga ko ku murongo wa 14 yavuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bunakubiyemo no kumenya ukuri, kuko tugomba kwifata muri ibi bihe biteye akaga, kandi muri ibi bihe turi inkehwe, impezamajyo n'abantu bo kwitondera ubuzima tubayeho, kugira ngo tube turi abantu bashyitse kandi biteguye kugaruka k'umwami wacu Yesu. Niba ufite ikibazo cy'indwara idakira cyangwa ibindi bibazo runaka by'ubuzima, Bibiliya iguhumuriza ikubwira ko Imana yita ku bagaragu bayo kabone n'ubwo waba barwaye. Turi mu isi y'agahinda gakabije, isi y'ikoranabuhanga, isi aho ibintu bisa naho bigoye cyane rwose. Ushobora no kumva wihebye nawe ukwitayeho, noneho wasobanura n'uburyo ubuzima bwawe cyangwa se wowe ku giti cyawe nawe wifitiye ikibazo, ukumva uriyanze rwose. Ariko siko biri. Gerageza kwegera Imana, iragusobanukiwe kandi izaguha byose. Uyu munsi muri iyo ngingo, ese Bibiliya yadufasha guhangana n'indwara idakira? Reka nifashishe inyandiko nyinshi, by'umwihariko zirimo inyandiko imwe yakuwe ku rubuga rwa jawa.org, nayo yarebaga ku nyandiko yagufasha guhangana n'indwara idakira. Imana yita ku bagaragu bayo barwaye. Bibiliya ivuga ibyerekeye umugaragu wayo wizerwaga igira iti Yehova azamwiyegamiza ari ku buriri arwariyeho. Ni muri Zaburi ya 41 umurongo wa 3. Nkoresheje Bibiliya yitwa ubuhinduzi bw'isi nshya. Niba urwaye indwara idakira, dore ibintu bitatu byagufasha guhangana nayo. Ikintu cya mbere, jya usenga usaba imbaraga zo kwihangana. Iyo usenze ubona amahoro y'Imana asumba cyane ibitekerezo byose. Yagufasha gukomeza kwihangana kandi ntuhangayike cyane. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7, abantu benshi bakunze guhangayikishwa n'imiruho y'iyi si, ibitekerezo bikabagora. Ubushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'indwara bwanagaragaje ko indwara y'umuhangayiko ndetse no gutekereza cyane ku ndwara urwaye bishobora guha akito kuko indwara yakuzahaza. Gusenga Imana no kwigirira icyizere no gusaba imbaraga yo kwihangana kiri muri bimwe mu bintu byagufasha gukira, gutora agatege vuba, cyangwa kubana n'iyo ndwara igihe kirekire, ugakora indi mirimo yose ndetse n'ibindi wasabwa bishobora kongera igihe cyo kubaho kuri iyi si. Ikindi kintu cya kabiri, jya urangwa n'icyizere. Iyo utakaje icyizere bisa nk'aho uba uhaye akita indwara kugira ngo igushegeshe. Bibiliya igira iti kurangwa n'akanyamuneza bituma ugira ubuzima bwiza, ariko iyo wihebye upfa buhoro buhoro. Ibi biboneka mu Migani igice cya 17 umurongo wa 22. Ni muri Bibiliya yitwa Good News Translation. Itoze kujya utera urwenya, kuko ibyo bishobora gukumira ndetse no kukumara agahinda kandi bigatuma ugira ubuzima bwiza. Gerageza kumwenyura, gucya mu maso no kuganira n'abandi ku nkuru zishishikaje, izikomeye, ndetse wigirira icyizere. Hari ikintu cy'ingenzi abantu badasobanukiwe. Burya indwara zose n'ibyo duhura nabyo
igice kinini cy'ubwonko, intekerezo n'imico yacu tugira ishobora kugira icyo isobanura mu buryo bwo kubaho no gukira kwayo. Iyo igaragaza icyizere n'akanyamuneza, gukomera ndetse n'ibindi, bituma ugira umubiri ugira ubudahangarwa bukomeye, kandi bishobora no kuzura imisemburo ifasha gukomera k'umubiri no kurwanya indwara. Hari ikindi kintu cya gatatu, iringira amasezerano y'Imana. Biragoye cyane muri iki gihe kuko abantu benshi iyo bagoswe n'ibibazo ndetse n'ubwihebe ntibatekereza yuko n'Imana iri kumwe nabo kandi ishobora kubafasha. Ariko niba uri umukristo cyangwa undi muntu wese wizera Imana ariko ukaba uri mu bihe bigoye cyane bwo kurwara indwara ikomeye cyangwa idakira, irinde gutakaza amasezerano y'Imana. Kugira ibyiringiro bihamye bishobora gutuma ugira ibyishimo kabone n'ubwo waba urwaye indwara idakira. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 12, Bibiliya ivuga ko hari igihe nta muturage uzavuga ati ndarwaye. Icyo gihe rero kiri mu bihe bizaza by'icyizere cya paradizo nshya n'isi nshya tuzagira. Muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa 24, icyo gihe Imana izakiza abantu indwara zidakira, abaganga bo muri iki gihe badashobora kuvura. Urugero, Bibiliya ivuga ko abantu bashaje bazahinduka inkumi n'abasore. Iragira iti, reka umubiri wawe ugwe itoto riruta iryo mu busore bwe, asubirane imbaraga zo mu minsi y'ubusore bwe, kandi abeho yishimye. Ni muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 25. Wa murongo wo hejuru twari twabonye wo muri Yesaya igice cya 33, by'umwihariko ku murongo wa 3 naho haravuga ngo, ntabaza ndagutabara, wereke ibikomeye biruhije utamenya. Iringira Imana mu masezerano yayo, kandi wizere rwose ko igutegurira icyiza kiruta icyo waba utekereza. Iragukunda kabone n'ubwo waba uri mu bihe bigoye. Tekereza ko ari umubyeyi ugukunda kandi ukwitaho. Ushobora kudasobanukirwa ukuri impamo kw'imibabaro uri gucamo cyangwa indwara yawe, ariko Imana irabizi, kandi byose bishyire mu Mana uyizeye, igufitiye igisubizo cyiza kandi gihwitse. Icyo wazirikana: Imana itanga ubufasha igihe abantu barwaye, by'umwihariko ndetse n'indwara zidakira. Ariko kwivuza ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hari inyigisho zaje z'ubu z'ibitangaza ndetse no kugera ku bintu by'umurengera bisa n'ibimanuka ko abantu batagomba kwivuza, by'umwihariko abakristo. Mu buryo butandukanye, ukuri kw'icyo Bibiliya ivuga ko abantu bagomba kuramira amagara, ariko bakayaramira mu buryo buhwitse butajyanye no kwica amahame y'iyobokamana. Muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 17, Bibiliya yerekana ko abarwaye indwara zidakira bajyaga kwivuza, kandi ko Imana ifasha abantu bababaye. Ibitekerezo byinshi by'inkuru za Yesu binagaragaramo uburyo yafashaga abababaye ndetse n'abarwaye indwara, yaba indwara zidakira, izikira ndetse n'izabaga zarabashegeshe. Mu nyandiko y'ukuri kw'icyo Bibiliya ivuga, idusezeranya kuzagira ubuzima buzira umuze, kandi ko imibabaro iturutse ku ndwara ndetse n'ibindi Imana izayiduhoza, izaduhanagurira amarira ku maso, kandi kurira gupfusha ndetse n'ibindi bizaba bishize, kuko ibya mbere bizaba bishize. Ufite ibyiringiro? Ushobora kuba urwaye indwara idakira cyangwa uri mu mimerere igoye cyane rwose yo kuba udafite ubuzima bwiza, ariko izere Imana kandi wiringire ko ibyakubaho byose igufitiye umugambi mwiza. Ariko Imana twizera izi ukuri kwayo, irakugenzura kandi izi icyiza kurusha. Muvandimwe, mu mimerere waba urimo yose, iringira Imana kandi ntizabura kugutabara. Komera nubwo waba ukomeretse. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi murindwe imibiri yanyu, intekerezo n'umwuka, kugira ngo bitagerwaho umugayo ubwo Umwami Yesu azaba agarutse. Abantu benshi indwara, gutotezwa ndetse n'ibindi bibatsi k'umutima biratuma bava ku nyigisho y'ukuri bakajya mu yindi misengere n'ibikorwa bitandukanye
n'icyo Imana yatubwiye. Gusa Imana idusaba kunamba ku nyigisho zayo no kwigirira icyizere. Iduha ibyiringiro ko vuba aha imibabaro yose izashira kandi indwara zizahinduka nk'amateka y'ibintu bibabaje tuzumva by'inkuru zagize urugendo rwacu. Niba urwaye, ngusabiye kurwara ubukira, ngusabiye gukomera, ngusabiye kugira akanyamuneza, kandi ngusabiye kubaho ufite icyizere cy'ubuzima, useka uganira n'abandi. Egera abavandimwe bafite ibiganiro bigufasha kandi bigukomeza. Baho ubuzima bunezerewe kandi busingiza Imana Yehova. Baho ubuzima bushima kandi ubeho ubuzima burangwa n'icyizere. Ndishimwe Josue Maripasi. Muri comment section dusangize niba warigeze ugira indwara ikomeye, uburyo wavuye muri ako kazitiro ukagera ukirinda ubwo bwihebe, ukagera ku mutekano n'icyizere cyakuremye none. Ushobora kuba uri guca mu bihe bigoye by'indwara zikomeye. Dusangiza imimerere urimo ndetse ibitekerezo by'abandi bigufasha kugira ngo ukomere. Gira ubuzima. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Waruzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.